Mu buzima bwacu bwa buri munsi hari amagambo ajya dutera ibyishimo andi akadusaba ko tugomba gukomera. Iyo utekereje ku buhamya bw'abantu bamwe usanga ari urumuri rugaragaza ko ibishoboka byose byashoboka, kabone niyo waba utangira nta kintu ufite. Iyi ni inkuru ya Vestine na Dorcas, abahanzikazi babaye icyitegererezo ku rubyiruko, ariko cyane cyane inkuru y'ubuzima bwabo irimo isomo rikomeye ku buzima bwa buri wese muri twe. Vestine na Dorcas ntabwo baje mu muziki bafite byose byoroshye, bavutse mu miryango isanzwe, bakurira mu buzima busanzwe ndetse bwo mu Rwanda, ariko bagendanaga inzozi zikomeye, inzozi zo kuririmba indirimbo zubaka imitima, indirimbo zitanga ihumure, indirimbo zigarura icyizere. Icyo cyari igitekerezo cyabo cya mbere, uko turi Imana izaduhagarara iruhande. Mu ntangiriro abantu benshi babonaga Vestine na Dorcas nk'abana bato bafite amajwi meza, ariko batazi ko bazagera aho bamaze kugera ubu ngubu. Gusa ikintu cyabahuje ni ukwizera ko igihe kizagera inzozi zabo zigashyirwa ku mugaragaro. Ubugingo bwose burangwa n'ibigeragezo. Ku buzima bwa Vestine na Dorcas, urugendo rwo guhanga umuziki ntabwo rwari urw'ibyishimo gusa. Hari aho baririmbye ntibishyurwe, hari aho bagiye gufata amajwi bakabura ubushobozi, ariko icyabaranze ni ugukomeza kwihangana. Bamwe barabasuzuguraga, abandi bakabafata nk'abadashobora kurenza indirimbo imwe, ariko nk'uko amateka yose y'intsinzi abivuga, ukuri k'umutima kuruta imbaraga z'amafaranga. Bakomeje gukora, abakorana ubwitange, kandi buri ndirimbo yagiye ikurura imitima ikarenga imbibi z'u Rwanda. Igihe cyose umuntu akomeje gukora agakomeza kwihangana, hari aho Imana imufungurira amarembo. Niko byagenze kuri Vestine na Dorcas. Indirimbo zabo zirimo Yebo, Nahawe Ijambo ndetse n'izindi zabaye indirimbo z'ihumure ku gihugu cyose. Ntibyagarukiye ku Rwanda gusa, indirimbo zabo zatangiye kugera muri Afurika yose ndetse no hanze yayo. Ikibabaje nuko mu by'ukuri bamwe bagiye babagirira ishyari bakifuza yuko batandukana ngo batabasha kuba bakomezanya. Gusa isomo rikomeye ririmo, tugomba gukoresha impano zacu igihe tukiriho, tugakora ibyiza igihe tugifite amahirwe. Ubuzima bwa Vestine na Dorcas ni inyigisho y'ingenzi ku bantu bose. Icya mbere, ntugacishe bugufi cyangwa se ngo usuzugure inzozi zawe nubwo utabona ubushobozi. Imbaraga z'inzozi n'ubwitange biruta byose. Icya kabiri, imbaraga z'ubuvandimwe. Uko bari babiri barafatanyaga bagasangira byose. Natwe mu buzima dukeneye abo tugendana batwubaka, ntitwihagararire twenyine. Icya gatatu, ubuzima ni bugufi. Dukwiriye kubaho dukora ibyiza, tukarangwa n'urukundo, tugakoresha impano zacu kugira ngo abandi banezerwe. Icya kane, nuko rwose dukwiriye gukoresha igihe cyacu neza ndetse tugatangira bigishoboka. Vestine na Dorcas ntabwo ari amazina gusa mu muziki, ari n'inyigisho y'ubuzima. Inkuru yabo ni isomo ryo kutadohoka, gukomeza kurwana ku nzozi zawe no kugira umutima w'urukundo. Ibaze nawe, n'icyo urimo gukora uyu munsi kizibukwa ejo hazaza. Ibi byose nibyo bidusubiza mu buryo bwa NB Motivation, nkakubwira ko tugomba kumenya ko mu buzima nta kidashoboka. Ndagushimiye ko wakomeje kubana nanjye. Yari NB Motivation and Story, njye warukomeje gukurikira ni Bene Press, yari Press TV nk'ibisanzwe. Twongere duhurire mu bindi bice bitandukanye by'iki kiganiro kidasanzwe, kirimo amagambo agukomeza, amagambo y'ihumure ndetse n'amagambo agutera imbaraga mu buzima ubayemo ndetse n'ubwo wifuza kugeraho ejo hazaza.